abantu bakurikirana amakuru hano mu Rwanda murabizi ko ejo bundi mu igazete ya leta bahasohotse ko bemeye imitungo koranabuhanga ibyo twakwita Virtual Assets. Abantu benshi nubwo babyumva Virtual Assets cyangwa imitungo koranabuhanga ntago turasobanukirwa ibyo ari byo. Dutegereje ko CMA ari we regulator cyangwa utanga amabwiriza y'uburyo bintu bigiye gukorwa azatubwira uburyo bizakorwa. Ariko mbere yuko dutegereza ngo bazatubwira aya mabwiriza navuze ngo reka nzane umuntu muri studio umaze imyaka abikora kugira ngo mu gihe dutegereje twakusanya udufaranga twacu kugira ngo nibiza byemewe n'amategeko. Ndabizi ko hari n'abarimo kubikora ubu ngubu. Ndashaka kugira ngo nabaza abasanzwe babikora muze kugaragaza muri comment mu mwunganire aho ashobora kuba hari ibyo yibagiwe kuko ikiganiro cy'iminota mikeya ntabwo yavuga ibintu byinshi yize mu myaka 10. Karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Watwibwira? Nitwa Rwambugema Jean Paul. Yego. Nkaba atari uko nkora iby'imitungo koranabuhanga gusa ahubwo narabyize kandi mfasha societe kumva icyo bivuze, kubisobanukirwa no kwitegura kuba babikora abumva bafite ubushake bwo kuba babikora. Igikenewe cya mbere burya no gusobanukirwa. Iyo bamaze gusobanukirwa inzira iba yabonetse ubundi abantu bakabyaza umusaruro w'amahirwe ari muri iyo mitungo koranabuhanga. Urihangana uyu munsi ndaza kukubaza ibibazo byinshi nibariza ariko mbariza na rubanda barimo kureba kino kiganiro. Nta kibazo. Kuri TikTok nigeze gukora ikiganiro ndimo kubabaza ngo bame ibibazo nshaka kuza kukubaza kugira ngo basobanukirwe. Ikibazo cya mbere abantu babajije. Ese ibi bintu twumva bya Virtual Assets ni business nyayo cyangwa ni umukino w'amahirwe? Igisubizo cyihuse ni business nyayo, so umukino w'amahirwe kuko imikino y'amahirwe siyo ituma cabinet iterana, inama y'abaminisitiri iterana ikabyemeza nk'umushinga w'itegeko, ukava muri cabinet ukajya muri parliament mu nteko ishinga amategeko, abashyiraho amategeko bakawusinya ugasohoka mu igazeti ya leta. No kuvuga ko iyo itegeko ryasohotse ku kintu kiba gifata ku bukungu rusange. Iyo gifata ku bukungu rusange rero ntabwo kiba ari imikino y'amahirwe. Imikino y'amahirwe tuzi uko ikora nayo hari yemewe, abantu bakayikora ariko nta hantu bihuriye kuko Virtual Assets ni imitungo koranabuhanga igendanye n'igihe tugezemo. Kubumva indimi z'amahanga baravuga ngo ni digital revolution cyangwa se impinduramatwara y'ikoranabuhanga. Bikaba rero ari ibintu byatangiriye mu bihugu byateye imbere cyane, twebwe bikaba birimo kunatugeraho ahandi barageze kure cyane mu kubaka ubukungu muri byo. Yenda nicaye ahantu i Remera ndi kumva kino kiganiro. Mbere yuko tunakomeza ubu tumaze kumenya ko ari business nyayo ntago ari amahirwe gusa tugiye kuganiriraho. Ubu ndashaka kugira ngo unsobanurire ngewe wicaye ahantu Remera, New York, aho ariho hose numva ikinyarwanda. Mbanza ujye mu mizi. Ibi bintu bimeze bite? Udusobanurire nk'umuntu ubyumvishije bwa mbere amakuru yakenera. Ubundi bavuga Virtual Assets cyangwa se imitungo koranabuhanga, ni imitungo ikoze mu ikoranabuhanga, ishobora kuba mu mitungo isanzwe ariko igashyirwa mu ikoranabuhanga. Aha rero iyo bahageze akenshi ntabwo abantu benshi bumva ibyo ari byo, ariko turagerageza kubisobanura kugira ngo n'umuntu utazi n'ikoranabuhanga cyane abyumve. Ubwo nitugendera ku utazi ikoranabuhanga uriziwe araza kubyumva cyane. Gufata umutungo usanzwe ukawushyira ku ikoranabuhanga, ariko mbere wenda yuko ngeraho, Virtual Assets ziri mu byiciro byinshi bitandukanye. Ese wabitubwira ibizwi? Mu byiciro byinshi bitandukanye harimo icyo bita tokenized asset, imitungo isanzwe nk'inzu, ubutaka ushobora gufata ukabushyira ku ikoranabuhanga ku buryo abakeneye kugura ubutaka, abantu bashobora gushora imari muri bwa butaka batabuguze ngo babutware. Ubundi tumenyereye ko umuntu ashobora kugura ubutaka cyangwa inzu akaza akishyura, urugero niba inzu igura $1,000,000, niba akeneye $1,000,000 ubwo arashyira ku isoko, umukiriya naza
ayigure abone za miliyoni 100 ze, inzu ayitakaza ijye mu maboko y'undi muntu wabona amafaranga. Ariko iyo nzu ishyizwe ku ikoranabuhanga muri ubu buryo bwa virtual asset, iba ari umutungo uri ku ikoranabuhanga ugabanywamo uduce twinshi. Noneho niba akeneye miliyoni 20, akaba ashobora, abantu bakaba bashobora gushora imari muri ya nzu bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga mu byo bita token. Barangiza n'umuturage w'ibihumbi 10 akaba ashobora kuba yashoramo ibihumbi 10 bye. Bifasha nyirinzu icyo bimufasha ni ukubona amafaranga akeneye yo gukora indi mishinga, kandi agakomeza no kugira inzu, bitandukanye n'uko yayigurishije ikamucika, yarangiza we akabona amafaranga ku buryo inzu atakiyifite. Ariko icyo gihe akenshi inzu zigurwa, niba inzu zihenze zigurwa n'abakire. Ariko uyu munsi nk'umuntu w'umuturage udukurikiye ushaka gushora imari mu nzu z'amayetaje y'i Kigali, urugero atuye mu cyaro, akavuga ngo ndashora imari, reka ntange urugero wenda rw'inzu izwi n'abantu benshi muri Kigali, bakavuga kwa Rubangura urugero, cyangwa bakavuga ngo kwa Makuza. Nk'abantu benshi abari muri Kigali cyangwa no mu ntara barabizi, bakavuga ngo iriya nzu yo kwa Rubangura niba ishyizwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ni gute umuturage utuye i Nyamasheke wifitiye ibihumbi 10 bye 20 ashobora gushora imari mu nzu yo kwa Rubangura, noneho ya nzu yo irakodeshwa, yinjiza amafaranga buri gihe. Niba yinjiza amafaranga buri gihe, nyirinzu we akayishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga, abona amafaranga avuye mu bashoyemo imari, noneho bwa bukode buboneka bukajya busaranganywa muri ba bandi bashoye imari yabo, ari umuto ari n'umunini, bose bakaba babona amafaranga bivuye muri ka gaciro ka ya nzu ikodeshwa ibyara amafaranga buri gihe. Bituma rero kwa Rubangura adatakaza ya nzu ye. Niba avuga ngo inzu ifite agaciro ka miliyoni 100, warashaka miliyoni 20 zo gukora indi mishinga, agumana 80% kuri ya nzu, noneho 20% ikaba iri mu bayishoyemo baguze bakoresheje uburyo bwa token. Noneho icyo gihe ubukode buvamo ayo mafaranga 80% ikaba iye mu buryo buhoraho, noneho 20% igasaranganywa ba bandi bagiye bashoramo uko baba bangana kose. Si ubikora rero ubundi, niyo mpamvu nko mu itegeko iyo turisoma neza cyangwa turebera ku bindi bihugu twagiye tujyamo tubona babikora, haba hari abashoramari bandi, ibigo bizi uburyo bwo gukora iryo koranabuhanga, byemewe n'amategeko, biba bifite ibyangombwa, noneho abantu akaba ari byo bazajya banyuramo bakagura izo token zihagarariye agaciro ka ya nzu. Bityo bigatuma ya nzu itavuga ngo ni iy'umuherwe gusa uyivanamo amafaranga, ahubwo n'umuturage utuye mu cyaro ku mafaranga afite akaba ashobora kuba yaguramo, navuga kuba afitemo nk'umugabane kuri iyo nzu. Ubwo ni ubwa mbere. Ubwa kabiri, uburyo bwa kabiri rero turagendera ku itegeko ryo mu Rwanda, nubwo ibintu ari byinshi, ariko buriya iyo turi mu Rwanda turagendera ku itegeko ryo mu Rwanda, kuko itegeko ryagabanyijemo mu byiciro 3. Hari imitungo babyita mu ndimi z'amahanga, turaza kugerageza kubisobanura, bivuga ngo ni real world asset. Ni ubwo buryo nyine twavugaga bw'inzu, umutungo ufatika ugaragara ushobora gufata ukawushyira mu ikoranabuhanga, noneho abantu bakaba bawushoramo. Ikindi cya kabiri ni ibizwi nka crypto. Iyo ngiyo niyo tuzi, ibi rero nibyo abantu benshi banarimo ariko badafite ubumenyi cyane. Ariko crypto bayishyize mu cyiciro ni ukuvuga ngo iyo mitungo ya mbere twabanje iri backed, kuko ni umutungo ufite agaciro. Iyo tuvuga agaciro, ufite agaciro k'amafaranga, ariko ufite n'agaciro. Inzu urugero, inzu niyo waba utayigurishije ifite agaciro kuko uyiraramo, ushobora kuyibamo. Ibyo byonyine ubwabyo biha agaciro. Ariko iyo bigiye muri crypto, cyane cyane abantu bakora crypto, nagira ngo mbabwire ko crypto njye ntabwo nazigiyemo mu buryo bwo gushora gutya nk'uko babikora. Narazize mu buryo bwa education, ku buryo ari ikintu kigwa ushobora kwiga ugasobanukirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko crypto yo mu itegeko barayemera,
ariko bakayemera nk'icyo bise mu ndimi z'amahanga non backed asset. Ni umutungo udafite ikindi kintu kiwishingiye cyangwa se agaciro, nk'uko twavugaga ya nzu ifite agaciro kubera ko ushobora kuyibamo. Ibyo bigatuma igira agaciro kuko uwayikenera wese yayikenera kuko akeneye kuyibamo, kuyikoreramo, n'ubundi buryo bwinshi butandukanye nk'inzu igira agaciro. Ariko umutungo, abantu benshi bazi bitcoin kuko ni nayo crypto ya mbere yabayeho. Crypto rero yo ifite agaciro kadaturuka, babyita intrinsic value mu ndimi z'amahanga, kadaturuka mu buryo tuzajya tubikora gutyo. Tuzajya tubikora gutyo kubera ko agaciro ka bitcoin gaturuka ku bantu bayikoresha ku masoko atandukanye. Bivuga ngo irazamuka ikamanuka igahindagurika cyane, bigatuma uko guhindagurika kwayo abayigura n'abayigurisha nibo bagena agaciro kayo. Nanone igashingira ku makuru mpuzamahanga y'ubukungu na geopolitike. Nk'ubu urugero, hari intambara iri mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru ayivugwaho buri munsi n'abakomeye ashobora kugira ingaruka ku isoko rya crypto. Ingaruka mbi cyangwa nziza? Mbi cyangwa nziza bitewe n'amakuru yasohotse. Urugero, dukunda kubona Trump akunda kuvuga ibintu byinshi, akavuga ati Irani bagiye gufungura umuhora wa Hormuz kubera ko deal twayigezeho byakemutse. Biri hafi gukemuka. Yavuga gutyo, abashoramari abantu bari mu isoko rya crypto batuma rizamuka rikanamanuka. Abashoramari bahita bavuga bati ubwo bigiye gukemuka, isoko rigiye kuba ryiza, bagashyiramo amafaranga cyane. Bashyiramo amafaranga, isoko rikazamuka. Ejo ukumva Irani iravuze ngo nta masezerano na make dufitanye na Amerika, ahubwo nukuvuga ngo twebwe tuzivuna umwanzi uko byagenda kose, kandi umuhora wa Hormuz uzakomeza kuba ufunze. Ayo makuru nabiri aratandukanye, araza gutuma abashoramari bagira ubwoba kubera icyo baravuga ngo uyu mutungo dufitemo amafaranga kandi arahindagurika, kandi turakurikira amakuru niba atameze neza nutakaza agaciro turi buhombe, bagahita bayakuramo. Iyo bayakuyemo rero isoko rihita rimanuka. Uko guhindagurika rero gushingiye kuri ubwo buryo niko kugena agaciro k'uyu mutungo bita crypto, bitcoin. Noneho icyo ni icyiciro cya kabiri turimo nk'uko itegeko ribivuga. Rero uko guhindagurika ariko nanone ababizi neza nibyo bavanamo inyungu. Kubera iki? Twigisha cyangwa se twize mbere y'ibindi byose icyo kwita kwanariza isoko. Mu kwanariza isoko rero cyangwa se kuri sesengura, dushingira ku bintu byinshi. Dushingira kuri ayo makuru. Niba ngiye kwinjira mu isoko, wenda ngiye nko gucuruza, ndabanza nkareba amakuru ku mutungo ngiye gucuruza uko ahagaze. Narangiza nkaza kwinjira mu isoko nakoze analize. Ariko gukora analize ntabwo bivuga ko biguha sekirite cyangwa se icyizere 100%. Bimeze nk'ubumenyi bw'ikirere. Urugero, twatanga urugero kugira ngo abaturage bandi bo hasi babyumve. Ubumenyi bw'ikirere dufite meteo, hahandi iteganyagihe. Barakubwira ngo hateganyijwe imvura muri iki gihe kimeze gutyo. Ariko kuko badakontorora ikirere, mu by'ukuri baba bakoresheje ikoranabuhanga rireba imiyaga, ibyogajuru bituma babona imiyaga ishobora gutanga imvura, baba babibona. Ariko ikirere gishobora kweyuka kandi ya miyaga n'ubundi yari ihari, yari iteganyijwe kuri butanga imvura, ariko kuko ntawe ugikontorora kigatamuruka imvura ntigwe. Icyo gihe rero niba babwiye umuturage ngo muhinge murima amasinde, mugire gute imvura iraje, mushyiremo imyaka, barangiza imyaka imvura ntigwe, hari benshi bawitotomba bakavuga ngo ariko se ko bari bavuze ko imvura iri bugwe, twebwe tugahinga none imvura ikaba yarabuze, imyaka yacu ikaba ihombye. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ntabwo uri burenganye wa wundi ubireba, kuko we ikoranabuhanga ryamwerekaga ko imiyaga itanga imvura ihari, ariko kubera ko adakontorora ikirere, ya miyaga irongera irayoyoka, imvura ntiyagwa. Icyo gihe rero nubwo bashobora kubivuga, umuhinzi umwe agatera, undi ntatera, akavuga ngo nigera hasi nibwo nzatera. Akazatera igihe cyararenze. Noneho yatera, tuvuge ashobora kuba yashyize imyaka mu butaka imvura ntigwe, undi agategereza ati njyewe sinzashyiramo, imvura yagwa
wa undi myaka kamera undi nawe agahita atera ako kanya bose bashobora kweza kubera yuko imvura yaje kuko niyo igira gute ikuza imyaka. Noneho rero isoko naryo rimeze nka gutyo, ushobora kwanariza ibintu isoko warangiza uko wari wabikoze isoko rikajya mu cyerekezo kinyuranye n'icyo wowe wari wanarije. Icyo gihe bimeze gutyo rero hari ubundi bumenyi buba buhari butuma ushobora kugira gute kwirinda kuba wahomba cyane, kuko ushobora guhomba buke no guhomba cyane cyangwa guhomba burundu. Abahanga babizi rero bo bashobora baba bafite ibipimo bagenderaho. Ubu bwo haje n'ubwenge buhangana ibyo bita AI zifasha abantu kubikora mu buryo bigabanya risk irahari, ariko barayijera. Bakunda kuvuga ngo kujera risk cyangwa kuyigenzura. Risk barayigenzura, bivuga ko rero twatanze urugero kuri crypto, ariko hari kuri bitcoin, ariko hari n'izindi nyinshi zihari. Icyo tureba rero itegeko rivuga rishyira crypto muri rusange mu cyiciro cya kabiri, ubwo nicyo ngezeho, cy'imitungo idafite ikiyizigamiye. Bivuga ngo rero ahangaha abantu baba bagomba kwitondera isoko rimeze gutyo, barijyanaho ubumenyi. Nko mu cyiciro cya mbere uko twabivuze, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba adafite ubumenyi, ariko byaba bimaze kubona inzira. Hari tokenization kuri ya nzu twavugaga, amategeko hari ibigo umuntu akaba yaza akagura akagirana kontra n'icyo kigo, ku buryo biba haramutse hagize ikibazo kibaho, hari urwego rw'amategeko yitabaza rukaba rwamurenganura. Mu gihe muri crypto ho iyo bimeze gutyo, uri ku isoko urimo gukora, uba ugomba kuba ubyumva neza ku buryo ujera risike irimo, ku buryo ushobora gutera imbere. Bivuga ngo rero crypto ubu nayo uko tureba mu itegeko iremewe, ni icyiciro cya kabiri. Hari n'ikindi cya gatatu bavuga stable coin. Iyo bavuga stable coin yo rero ni umutungo koranabuhanga uba ufite ikiwishi, ushobora kuzigamwa nk'uko ifaranga rimera, ushobora koherezwa ariko ukagumana agaciro kawo udahindagurika cyane. Icyo gihe rero nk'abari muri crypto bazi icyo bita USDT cyangwa USDC. Hari myinshi ariko izo nizo bamenyereye cyane abantu. Ni umutungo uba ungana, ni coin bingana n'idolari rimwe. Ni ukuvuga ko niba ari coin imwe, ubwo ifite agaciro k'idolari. Ihora imeze gutyo, nayo irahinduka, ariko ni nk'uko idolari n'ubundi rihinduka. Ntabwo idolari uko uyu munsi rimeze ejo ariko wasanga rimeze, rirahinduka ariko rigahorana agaciro k'ubushobozi bwo kugura bitewe n'uko ubukungu bumeze. Idolari ni irya Amerika, ni ryo tuzi, bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Hari nk'ibyo bita inflation muri finance, mu biga by'imari. Ifaranga rishobora gutakaza agaciro kubera impamvu zinyuranye. Dufashe urugero wenda nk'uko tubona, twavugaga intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, ibikomoka kuri peteroli byariyongereye, bituma ifaranga ryacu ritakaza agaciro. Ritakaza agaciro gute? Kubera ko ibyo ugura byahenze. Stable coin rero ikiza cyayo ni uko yo ntabwo ihindagurika nka kwa kundi. Ushobora kuyizigamamo amafaranga. Urugero dutanga urugero nko muri banki, ushobora kujya muri banki ukafunguzamo konti y'amadolari y'Amerika. Niba uyifungujemo konti y'amadolari, umuntu wenda uri nko kuri exchange runaka, tugira icyo twita ama exchange muri crypto, akaba afiteho cyangwa muri wallet yafitemo iyo stable coin, aba ameze nk'umuntu ufite idolari, aba afite agaciro k'idolari, kuko idolari ryo turibara mu buryo bw'ifaranga ry'igihugu cyangwa se fiat money, ariko ya stable coin yo ibiri mu buryo bwa digital bw'ikoranabuhanga. Twavuga ko iri mu muryango nawo wa za crypto. Bivuga ko rero icyo gihe ushobora kuyibika ukayizigama, ushobora kuyoherezamo umuntu amafaranga aho yaba ari hose ku isi, noneho agaciro kayo wayimwoherereza we akaba ashobora kuyihinduramo amafaranga yifashishije exchange cyangwa se uburyo bw'ivunjisha. Bityo bigatuma abantu bamenyereye ibyo bita remittances cyangwa se koherezanya amafaranga. Abantu bamenyereye Western Union, ufite mwene wanyu uba mu Bwongereza, muri Amerika, yashaka kohereza amafaranga, akakohereza amafaranga akoresheje
bino bigo nyine bya Western Union. Uyu munsi rero ashobora kwifashisha ikoranabuhanga rya blockchain niryo rikozemo ubundi crypto cyangwa ino mitungo iba mu ikoranabuhanga rya blockchain, cyangwa se ibindi bigo bitanga izo serivisi za stablecoin, akakoherereza iyo stablecoin, noneho wowe ukayakira utarinze kuva mu rugo ngo ujye nko kuri banki wenda kujya kwakira amafaranga, kuko warangiza ukaba wayihinduramo amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga, bityo bigatuma kohererezanya amafaranga byoroha kandi bihendutse. Kuko iyo ureba ikiguzi kiri mu kohereza amafaranga mu bice bitandukanye by'isi mu buryo busanzwe kirahenze. Iri koranabuhanga rero uko ririmo rigenda ryoroshya ibintu byinshi mu buryo bumwe. Birahendutse kohereza amafaranga, ikindi birihuta cyane, noneho kandi agaciro ubonye kakaza kadahindagurika. Stablecoin rero ni ikindi cyiciro cya gatatu. Ibyo nibyo itegeko tubona ryemera, ku buryo icyo dutegereje nyine ni amabwiriza atangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'imari n'imigabane, ariyo tuvuga ngo ni Capital Market Authority, kuko nicyo leta yahaye uburyo bwo kugenzura no gushyiraho amabwiriza, ariko gifatanyije n'ibindi bigo bitandukanye harimo nka Banki Nkuru y'igihugu n'ibindi bigo nka za Rwanda Revenue n'ibindi. Bivuga ngo rero dutegereje amabwiriza yose, kuko ababikora ubundi abantu benshi cyane nko muri iki cyiciro cya crypto babikoraga nta murongo. Niba birimo inyungu rero kandi bakaba babikora banakoresha n'amafaranga y'igihugu, bivuga ko igihugu ntabwo icyo twishimira nuko batabihagaritse burundu. Bari bafite n'ubushobozi bwo kubihagarika burundu, ariko kubera ko barebye kure bakabona ko biri mu buryo bushobora kubaka ubukungu, barabyemeye babishyiraho itegeko, umurongo, kugira ngo ababikora babyaze amahirwe, babyaze umusaruro amahirwe abirimo, noneho n'abandi bashaka kuba babikora babe babikora, industry ikure itera imbere. Noneho niba banunguka, ubwo mu mabwiriza dutegereje byanga bikunda harimo n'imisoro. Umuntu ubikora niba yunguka abe yanasora. Ibyo byose turabitegereje kugira ngo turebe, ariko aha tuba tubisobanurira sosiyete nk'abantu babyumva babisobanukiwe, kugira ngo ejo nibitangira gukora ku mugaragaro babe bamenya neza uko bashobora kubyitwaramo kugira ngo babyaze umusaruro. Kubera ko rero haba hari ubushakashatsi bwinshi, nk'ubu itegeko barishyiraho badutangarije ko babonye ko mu Rwanda hari abantu barenga 350,000 bakoraga ubucuruzi bwa crypto. Wow. Abo rero barenga 350,000 uyu munsi hari benshi babikoraga nabo bari mu gihirahiro cyo kudasobanukirwa uko itegeko riteye. Bakwiye kurishaka bakarisoma kugira ngo barebe ibyemewe n'itegeko, kuko ni byinshi, bakora byinshi. Muri ibyo byinshi rero barebe ibyemewe n'itegeko, aba ari byo bashyiramo imbaraga kugira ngo babikore neza. Noneho amabwiriza naza aze ameze neza. Kuba atarabijyamo rero, nk'umuntu ubisobanukiwe ubizi neza, mbagira inama yo kubyiga. Noneho umurongo wamara kuboneka bakaba bagira gute babikora, ntibihutire kubishyiramo amafaranga batabyumva, ahubwo babika amafaranga babyige. Imbogamizi wenda bagira no kuvuga ngo barabyigira. Icyo gihe rero nkatwe dufasha abantu kubyiga, ntitukubwire ngo shora, ahubwo iga. Kuko iyo uyobowe n'ubumenyi byanga bikunda ubyaza umusaruro ibyo ukora, kandi sosiyete isobanukiwe neza byatanga ubukungu cyane kuruta kubijyamo cyane, kuko niba bifite risike nyinshi kubijyamo cyane ni ikibazo. Aha rero crypto nanone sinayivaho ntavuze scam zishamikiye ku bayiyitirira. Crypto ubwayo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni platforms mpimbano zihimbwa n'abiyitirira crypto bagamije kwiba abantu. Icyo gihe bo rero bagendera ku masezerano y'inyungu. Amasezerano y'inyungu, niba ukora ubucuruzi ugomba kumenya ukuri bwunguke kubera ko wacuruje. Ariko niba ari abagucururiza, niyo mpamvu bashyizeho umurongo kuvuga ngo niba hari abagucururiza cyangwa abantu bashobora kubabwira abantu ngo muzane amafaranga bigende gutya, bagirane contract mu buryo bw'amategeko, bagirane kontaro, niko bajya bavuga, amasezerano. Noneho niharamuka habaye ikibazo
bamenye uko bashobora kurengerwa. Icyo gihe rero iyo bimeze gutyo hakaba hari abatanga serivisi zabyo, kuko abatangaga serivisi mu buryo bw'inzira ya scam batangaga serivisi ariko bikarangira ibintu bihagaze, abantu bakabura amafaranga. Crypto rero ubwayo nk'umutungo w'ikoranabuhanga si ikibazo, ahubwo abantu bakwiye kumenya ngo turawusobanukirwa gute kugira ngo tuwubyaze umusaruro. Inzira rero ihari imwe ni ubumenyi, ni ukubisobanukirwa neza, ko nk'ubu tuba dukora ikiganiro kugira ngo abantu bumve iyi mitungo icyo ari cyo, ariko no kuba wajyamo ukayikora ukayibyaza umusaruro ni ikindi. Bisaba ubumenyi rero, abantu bakwiye kwiga gushaka amakuru bakayabona, turi kuyatanga ubu ngubu, ariko noneho bagatera n'indi ntambwe yo kwiga. Bizadufasha twese muri rusange kubaka ubukungu tugendera kuri standard mpuzamahanga, kubera ko niba ibihugu bikomeye ku isi barimo gukora ibi bintu, ugasanga twebwe ntitubikora, cyangwa se twanabikora tukabikora nabi, biragoye ko twatera imbere, ahubwo bishobora kutujyana mu bukene. Ni byiza rero ko tubisobanukirwa natwe tugatera imbere nk'uko n'ahandi mu bindi bice bateye imbere. Imitungo koranabuhanga, ndumva ibyo byiciro bitatu iby'itegeko ryemera ari byo twavugaho. Ibindi burya ibindi abantu bashobora kwikorera ubushakashatsi bakaba babimenya, ariko tugomba kugendera ahantu hari amategeko, kuko iyo hari amategeko dukora dutekanye tutihisha. Kuko nka mbere wasangaga abantu abakora ibya crypto bose babikora bameze nk'abihisha, ariko uyu munsi kubera ko hari n'ikindi kintu gihari kiri inyuma, bavuga ko bafite ubwigenge bwisanzuye, ntawe ubagenga ntawe ubagenzura, bigatuma icyo kintu kigaragara nk'aho abantu bashaka guhangana n'ugenzura abantu. Noneho umuntu akavuga ngo njyewe ndabikora, bigatuma ari naho harimo ikibazo gikomeye cyane, gituma bashyizeho n'amategeko bakurikije ibintu byinshi, ariko harimo kimwe, ikintu bita kurwanya iyezandonke. Leta ibifite uburyo ishobora kubona amakuru y'ibyo abantu bakora. Ni nayo mpamvu bamenye ko hari abantu barenga 350,000 babikora. Bivuga ko mu bushakashatsi baba bakora no gushyiraho itegeko, babikora bashingiye ku bipimo bihari, kubera ko transaction ziba zikorwa ziri mu ikoranabuhanga riri ku mugaragaro zizwi. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo bituma abantu bashobora kubikora neza. Ari nayo mpamvu nabwira abantu baba muri crypto, ikintu cyo kuvuga ngo turigenga, ntawe utugenzura, ntawe ugira gute, aho imitungo yanyu iri, urugero nk'abakoresha ama exchanges, babyita ni custodian, nibo bakubikiye imitungo, si wowe uyibitse. Ni nk'uko twavuga ngo umuntu ari muri MTN afite mobile money, afite amafaranga arayareba kuri telefone, ariko ntabwo burya bari wowe uyabitse, ababitswe na MTN. Ni nayo mpamvu iyo utaye telefone bagukorera icyo bita sim swap, ukongera ukabona amafaranga. Ni ukuvuga ko iyo aza kuba ari kuri ya telefone ntabwo wakongera kuyabona, ariko iyo kuko aba ari muri systeme ya cya kigo, bituma wongera ukayabona. Aha rero muri izi exchanges abantu baba bakoresha nabo, ya exchange runaka, urugero nka Binance, abantu benshi barayizi barayikoresha, niyo ibikubikiye amafaranga ifunze igahagarara, byagenda gute? Ari iyo rero biri ku rwego rw'amategeko, bikaba bizwi neza, abantu baba bafite ni nk'uko banki uyu munsi ufite amafaranga niba yakubikiye ihagaze cyangwa ukagira gute, ntabwo birangira gutyo gusa, uba ufite uko wakurikirana ukabaza ukamenya inzira ubarizamo. Bivuga ngo muri iyo exchange imbere haba harimo umutekano ubwawo rwose umeze neza, ubwo ni hagati y'ukoresha iyo exchange nayo, ariko hagati y'ukoresha exchange nayo leta igomba kubigenzura, ko niba abantu bakoresha ifaranga ahantu hose ifaranga rikora, ubwo leta igomba kubamo, kubera ko mu byishinzwe harimo kureba gukurikirana ifaranga n'urwego n'uburyo bwo kutajegajega bw'imari y'urwego rw'igihugu. Akaba ari nayo mpamvu twabonye babihaye ikigo cy'imari n'imigabane kugira ngo baregulate, ariko harimo na Banki Nkuru y'igihugu, bityo bikagenda neza. Rero aha hantu hari ubuzima, hari imibereho, ariko dukeneye gusobanukirwa, tukaniga, tukagira ubumenyi.
ejo bundi twaba duteye imbere. Ku babizi rero abatabizi bakwegera ababizi, nta kibazo kiba gihari, bakabafasha niba babazi. Iyo batabazi rero abo ngabo babafasha, tuba turi kuri public gutya dutanga ayo makuru, dushobora kubafasha kubyiga. Kandi noneho mu kwiga nabyo bagomba kubyitondera, kuko hari abantu bariganya abantu nabwo bavuga ko bigisha, bakabakuramo amafaranga yo kubigisha kandi nta bumenyi bafite. Noneho ukitwa ko warangije kwiga mu buryo mwumvikanye, ariko nta kintu ufite. Noneho wajya mu isoko ugahora uhomba. Niyo mpamvu abantu bakwiye no kumenya ngo aho wigira koko bafite ubushobozi bwo kwigisha, kuko umuntu ushobora kureba mugenzi wawe bize akakwigisha ku giti cye. Nk'ikoranabuhanga, urabona ikoranabuhanga uyu munsi ryoroheje ibintu. Umuntu ashobora kujya kuri social media akigisha. Hari abantu benshi bigiye mu buryo bw'iyakure and distance, kuko nubwo twabyize ariko n'uyu munsi turakiga. Dufite aba partners baba bari mu bindi bihugu b'abahanga, usanga bashyizeho nka Google Meet cyangwa Zoom, ugasanga uriga ukaba ushobora kumara imyaka 3-5 wiga iyakure kandi ugasobanukirwa. Icyo gihe urimo ushaka ubumenyi bwo kwidevelopa wowe ubwawe, wishoramo wowe ubwawe ku giti cyawe, noneho ukaba wabyaza umusaruro ubwo buryo. Ibyo rero turabikora. Uwakwifuza kwiga twamufasha akiga. Ni ukuri ikiganiro ndibaza ko ari igitangiye. Ibiganiro bizanyura hano byinshi cyane kuri ibi bintu Vitual Assets. Nago ndi umuswa pe, ariko maze kubyumva. Hari ababyeyi babiri banyicaje niga amasaha 2, numva vuyeyo mbizi, ariko ibyo uvuze numvise nanone nabyo ari bishasha kurusha ibyo banyigishije. Rero ubu ni uburyo bwo kugira ngo ibiganiro tubitangire, ariko ntufate icyemezo aricyo cyose kubera ko wabonye kano ka video katageze no ku isaha. Numva mu kiganiro cya kabiri none tugiye kugenda mu kwiga ibintu bijyanye na cryptocurrency, kugira ngo dusobanurire uburyo bikora, uburyo byunguka, n'umuntu ushaka gushora uburyo yashora. Naho butaha.